Abantu benshi twifuza gutura mu bihugu byateye imbere, cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa hari uwavuze neza agira ati ntukifuze umugisha wundi kuko utazi imyaku ye. Ibyo mbivugiye iki rero? Ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri guca mu kaga, ziri guca mu bibazo bikomeye cyane biri kwangiza byinshi bidasize n'ubuzima bw'abantu. Ushobora kwibaza ngo ni ibihe? Iki gihugu gifite ikibazo gikabije cy'umuyaga, imbeho, imvura ndetse n'urubura rwiganje ku buryo bikabije biri ku kigero cyo hejuru cyane, biri kwangiriza abantu ndetse bidasize n'ubuzima bwabo. Ibi ngibi babihaye inyito ya Heavy Dangerous Winter Storm. Kugira ngo mve kuntu bikabije, iyi nkubiri y'umuyaga n'imvura imaze kwangiza amapironi cyangwa amapoto agemura amashanyarazi arenga miliyoni. Ibaza uwo mubare w'amapoto arenga miliyoni yose amaze kwangirika. Ibi byateye ikibazo kinini cyo kubura umuriro, ku buryo hari ibice na bimwe biri kuvugwa yuko bishobora kubona umuriro hashize igihe kinini cyangwa iminsi itari mikeya. Genda igarius nk'ibisanzwe, aha naho ni kuri Duo TV. Kanda subscribe nimba utarayikora, ngaho rero nimunyemerere twinjire mu nkuru birambuye. Biri kuvugwa yuko iyi nkubiri y'ubukonje bwiganje urubura n'umuyaga byinshi byakwirakwiye mu bice byinshi by'iki gihugu, harimo nk'amajyepfo ya Amerika, hagati mu gihugu, amajyaruguru n'iburasirazuba, harimo nka New York, Washington DC, ahari ibiro by'umukuru w'iki gihugu Donald Trump, ndetse na Boston n'ahandi henshi tutaramenya amagingo aya. Ubundi iyi mbeho ikabije n'imiyaga byitiriwe Dangerous Winter Storm. Dore uburyo bimeze rero. Iyi Dangerous Winter Storm mbere na mbere ifite urubura rwinshi, imvura nyinshi kandi ihinduka urubura vuba vuba cyane, ibizwi nka freezing rain. Imbeho nyinshi cyane ku buryo abantu batari kuva mu mazu, umuyaga ukaze uri kwangiza byinshi cyane. Kugira ngo byumve neza, abarenga miliyoni 20 batuye muri iki gihugu bagizweho ingaruka n'iki kiza. Ukibaza ngo byagenze gute? Abaturage barenga miliyoni babuze umuriro w'amashanyarazi. Dore impamvu rero nyamukuru iri kubitera. Ni uru rubura ruri gufata insinga z'amashanyarazi, kandi namwe murabizi iyo amazi ahuye n'amashanyarazi ibikurikiraho murabizi. Ikindi, ibiti biri gusunikwa n'umuyaga bikikubita mu nsinga z'amashanyarazi. Ibiti gusa ndetse n'amapoto n'amapironi ko nahoze mbivuga nabyo biri gutarwa n'uyu muyaga, insinga zikangirika bigatuma amashanyarazi akomeza kubura muri iki gihugu. Si ibyo gusa kandi icyo kiza cyangije kuko n'ingendo zimwe na zimwe zamaze guhagarika. Urugero nk'indege zirenga 10,000 zamaze gusubikirwa ingendo zari gukora kuva uyu munsi ngiye tutaramenya. Rero ibaze indege 10,000, wibaze umubare z'abantu bari gutwara n'ibyo bagiyemo byose byamaze kwangirika bitagikozwe. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ndetse kandi n'ibibuga byinshi by'indege byahagaritswe by'agateganyo. Si ibyo gusa kandi no ku binyabiziga byo mu muhanda ingendo nyinshi zahagaritswe kubera yuko imihanda myinshi yuzuye urubura ku buryo iri kunyerera cyane cyane aho imodoka itabasha gutambuka. Namwe muri kubyumva ku bintu byamaze kudogera cyangwa byamaze kwangirika byavuye ku murongo wabyo. Dore aho bibera kasamutwe rero. Ubundi iyi mvura ihinduka urubura niyo mbi cyane, irindwa mubi kuko yo irangiza aho urubura ruza rukamenagura ibirahure by'amazu, iby'imodoka ndetse n'uwo rukubise rumusiga amahoro. Ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu kibazo gikomeye cyane cy'imbeho ikabije, ku buryo ubushyuhe bw'iki gihugu buri munsi ya zero. Munsi ya zero muri kubyumva, ane ahandi uteka amazi wazimya umuriro mu gihe kingana n'amasegonda atageze kuri 20, y'amazi yose watetse aba amaze guhinduka barafu. Ibaza ubwo bukonje nawe. Ubu tuvugana hari abantu batari bakeya bamaze gupfa bitewe n'ubu bukonje bukabije, nubwo tutaramenya imibare yayo, itaratangazwa neza ngo tumenye ngo ni bangaye, ariko bamaze kubura ubuzima bwabo. Imagine. Si ibyo gusa kandi n'impanuka ziri kwiyongera amanywa na nijoro, cyane cyane izo mu muhanda nyine nk'uko nabibabwiye hejuru. Imihanda iri kunyerera kubera urubura, kandi si ibyo gusa kandi urubura rikuza rugafunga umuhanda akazamo igikuta cy'urubura. Nyine ubwo ngubwo byabaye akaduruvayo, imihanda imwe yanafunze ahazwi nko muri New York, Washington, handi nyine twahoze tuvuga hejuru. Amashuri nayo kandi menshi cyane si ubu gusa amaze igihe afunze kubera iki kibazo kugira ngo barinde umutekano w'abana b'iki gihugu. Dore impamvu rero iyi Dangerous Winter Storm yabaye ikibazo gikomeye cyane muri iki gihugu. Uyu muyaga n'imbeho biri kwihuta cyane ku buryo bishobora gufata igihugu cyose, kandi ari nako bikomeza kwangiza ibitari bikeya cyane. Kangura urugero rufatika kugira ngo byumve neza. Ibaze nimba mu Rwanda tujye twumva ngo habaye ibiza mu karere ka Rubavu n'Akanyabihu, tukumva ngo imvura nyinshi yateje inkangu, abantu benshi babura ubuzima, amashuri arangirika, cyangwa wa mugezi wa Sebeya waje utwara ibintu byinshi ari mu karere kamwe cyangwa tubiri, tukumva ni ikibazo kiri gushegesha igihugu. Ibaze nimba turi igihugu gitoya bikatubangamira gutyo, fata igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki kibazo kimaze gufata no kimwe cya kabiri cy'igihugu kandi gikomeza kwiyongera, gishobora gufata igihugu cyose. Ibaza akaga barimo nawe. Abantu bamwe na bamwe bibatera urujijo bakibaza ese kuki igihugu cy'igihangange buri uko turi mu ntangiriro z'umwaka gikunda guhura n'ibiza bikomeye, cyane ko umwaka twavuyemo wa 2025 aha naho wongeye kuba ikibazo gikomeye cy'inkongi y'umuriro
wangije byinshi cyane kandi binahenze, cyane cyane ko ahangaha muri Los Angeles ahangaha niho hatuye abakire benshi cyangwa ibyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko n'uruganda rwa Hollywood ariho ruri. Ibi ngibi nanone abantu bakomeza kubatera urujijo cyane, bakibaza se kuki iki gihugu uko dutangiye umwaka nanone kiba gifite ibibazo nk'ibi ngibi, cyane kuko ngo turi mu kibazo noneho cyitiriwe dangerous winter storm, cy'inkubiri y'umuyaga n'imvura byiganjemo urubura nabwo biri kwangiza. Gusa icyo kibazo nta muntu umwe twagishyiraho cyangwa tukimushinje, kuko iki ni ikibazo cy'imiterere y'isi n'ihindagurikira ry'ikirere. Ubu tuvugana rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku baturage bazo kugira ngo batakomeza gusigishwa n'iki kiza, aho basabye abaturage babo kuguma mu mazu igihe bishoboka, ibasaba nanone kwirinda ingendo zitari ngombwa kugira ngo batagira bahurira n'iki kiza. Ndetse kandi iki gihugu cyakomeje gusaba abaturage bacyo kubika cyangwa guhunika ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibyo kwifubika kugira ngo nabo ubwabo babashe guhangana n'iyi mbeho ikabije. Ndetse kandi abaturage b'iki gihugu basabwe kudakoresha amajenereta yo mu nzu mu gihe bitari ngombwa, kuko itera ikibazo cy'umwuka mubi ushobora kwangiza abana bakiri bato ndetse n'abakuze. Birababaje cyane kandi biteye n'agahinda. Iki kibazo ntabwo ari cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, iki kibazo cyageze no ku burasirazuba bw'Uburusiya. Gusa impamvu tutatinzeho ni uko ahangaha muri Amerika ariho gifite imbaraga cyane biteye ubwoba kurusha ahandi ku isi. None se wowe udukurikiye uratekereza iki kuri dangerous winter storm? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment kandi ukande subscribe na like, uraba udufashije cyane. Ubaye ufite umuntu wawe uherereye muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni byiza yuko wamusabira agaca muri ibi bihe amahoro. Nk'ibisanzwe na Rigarius, aha ni kuri Duo TV. Reka tujye dukomeza tubane mu zindi nkuru nziza kandi zikomeye. Bonus dias.